Hanye ndumiwe. What? Nanu uracyarwa. Genda. Hazo rakubita umuvandimwe wawe. Burya karakurikiranye. Nta wose nayo bizi ko kazaza kunesha umutwe. Niki gisa kiri kugenda hano? Haje ndamufungura raje aboye mugenzi waramukubita. Hari tumvamo. None se waburetse. Afrika ninde? Afrika. Iyi mikino yawe ntabwo njya nyikunda. Wafashwe umba. Aburetse wowe. Okay. Mwe n'ikigoryi nagerageje kugihunga. Musigira amahoro yiwe. None reba na hano arahansanze. Buretse sikamu gikora bundi. Urafata amaye ngumva. Ushaka utano uyu muntu wari we? Uyu nguyu ntabwo uzi kuntu tubwiye yuko uyu nguyu ari umuvandimwe we. Nakwiyamye no kwanyitoshere. Mbwira uyu nguyu ninde? Niko. Gutoye ko nawe. Ariko iki. Ngo ninde? Nyarwanda. Ibyo tubwiraga n'ukuri. Zamundagutira. Uni kuri iki? Wandekuye. Ariko uri umusore. Kigoryi nari mbizi kuzarimbura. Baburetse gatoya. Iyo mikino sinjya nyikunda. Ukina drama ibi bintu nibyo nakunda. Iki? Hagarara hamwe. Hamwe. Sobanura. Baburetse za wowe ubwashoka kunsana ibintu birimo birabahana. Nari mbizi. Oya we mbwira. Wari ubizi biki? Mbwira naye mbimenye. Sheri bike? Njyane yizo ubwira yuko njyane chipiwa. Ubu nanjye mbariho. Kandi cyo nicyo dupfa. Uzana ibintu b'imikino, ibintu biri serious. Ni uko baza uyu nguyu ninde uri hano ko wajya ngo ni copy paste yawe. Wa copy paste ngano. Nyine ndaza kubikubwira neza ndabizi. Cyo mbwira se ngiye. Hari gitano muriramo nawe urabimbwira hagana he. Oya. Nakubona. Sorting ibintu byabo bakobwa ntabyo nshaka. Aka nikajye munzu vuba. Munzu. Musa. Ubundi byagenze bite kugira ngo ibintu byose bibe? Nyine gaturera nyanga. Ibaze nk'igihe gishize tutabona. Ese umutwari w'umugabo. Nongeye ngira icyaka. Nako. Ese umuntu gute akubona nkaho yakishimye akagukubita. Ubundi byari bitarimo ibintu byinshi. Ko twebwe twibwiriye yuko nta muvandimwe n'umwangira. None dore ibintu bibaye. Kumana nanze kuko unatumeye. Ariko urabizi. Buriya ikigeragezo kimaje gushya cyo kigiye kurangira. Urumva? Kakanya wishimana ko uri i Kigali. Nicyo natakoze kugira ngo duhuze. Nta kintu kimwe natakoze ariko aranyanga pe. Bavuga ko indi byaramwira na muhima. Urumva? Uriya rero kandi abanza umuntu nabo naho mu rugo rwe. Shanga wirira. Sibyo? Uriya no musazi n'umwe nakubwiraga turamuzi. Natwe anga yaratujujubije. Ariyenge uzi umunsi wa mbere aza. Twararwanye rubara gica. Niho byari byancanze mvuga ati ibi bintu ko ndabijya gusa bimeze bite. Hako nta mashaga kugira. Ngiye kuva umunsi kuva nabaho namenye ubwenge sindabona Afrika n'umunsi wari mwe nyishimye. Nicyo natakoze kugira ngo basiduhuze ariko ye cyose. Shanga basi ngo wirira yapfa kuryama gutya sibyo? Humura hanga uri mu bantu. Sibyo? We ntongere kurira. Ibi byose uriye kubona urani boss. Ko nababibonye. Ntabwo ibintu byani bigomba gukemuka. Nta mahirwe ugize. Nabuze wonjya mu cyaro. Ndarindagira ahantu hose mama ndamubura. Ndangisha basi muzabane nawe. Indebe ko yakongera ukunda ariko rero. Basi wirira sibyo? Sibyo? Uriya kano kanya kamwereka.
aya marira yawe yigumya kugwa. Ndayafite yareka yawe ngoro hoya ese urumva warira nta n'umuntu uguhoza kure umuvandimwe wawe kameze wambwira Imana ikanyica hoya ndetse nkipfira bose ntabwo buriya Imana iragukunda uriya ngo n'uwo yatindije ngira mutegera uwo yarijije rero niwe muhoza sibyo wowe humura ntabwo mu kano kanya wishima Imana kukuri i Kigali intangane ahantu benshi bakirira sa urumva nawe uri gukorera ibingibi ushobora kuzajya kubona ukabona gisamahirwe uri kwitwara mu modoka yawe ufite ibizo nk'ibingibi ibintu byose umenye kuri Imana bihinduye n'Imana nawe yarantaye pe oya kandi wirenganya Imana kumva wire bese ubu ngubu waruzi ko turi buhure Mana yanjye Afrika noneho naramuka amenya ko ari njye wazanye gakuri aha ngaha azampitana pe azampata nk'umugambanyi gusa n'ayandi mahitamo nari mfite pe Mana we siko ninyoba umuntu mwanze Kaya umeze neza nyamuke oya genda mbona uhangayitse cyane ko ndaba manjiri we uhangayitse urajya nawe nongere ndembe Mr. Nkuba urabizi ko ntatuma ibyo ngibyo byongera kubaho ntabwo natumongera kurimba pe kuko urabizi ko umutima uhorana gusa ahubwo nuko ndi kumva natekanye pe kubera iki ese reba nk'ubu ngubu wankuyeho nibereye mu kageto kanjye ka make unzana kuba muri runo ruzu rwose kandi reba bariya abakobwa reba umuhungu wa Fred nk'ubu koko nihagira umuntu umenya amabanga yanjye nawe akamenya icyishe inyuma y'ibi byose koko none se Kaya ubu nudakwiriye kuba mu nzu nk'iyi no ibyo ndabyumva ariko ntabwo nkwiye kwibamo muri buno buryo okay niba ufite impungenge z'uko bazabimenya humura sibyo wowe tuzamo banze nkimura ibibazo by'imodoka yanjye ibindi tuzabera kandi bizagenda uzahita unyimura hano hantu njye ntabwo nshaka kuhaguma pe hano hantu ni mu bibazo gusa non chérie c'est pas ça Oui. I love you Oh my god sugo koko cya kizamu cyawe noneho kitubonye kuzi ibigambo kigira basi genda ndaje ngusange hejuru mu cyumba pe mbabari umuzamu ni ngiye umugenga ni ngiye umuhemba kandi aranyuba hako yabibwira umuhungu wawe ntabwo yamubwira humura Mr. Nkuba mfite ubwoba oya don't worry uradufitanye ibintu tuzanye ku bintu byinshi nose ibi ngibi arabizi ndeba mu maso god sorry romantic sure gusa nyine abishimye ko twaba tumeze gutya ko nta muntu tuvangira ariko aha ngaha urabona ko tudatekanye no it's okay nta kibazo sibyo okay. tujye mu nzu Kera ndaje utagira umuntu ubona twinjiranye no turajyana bibi waretse haguruka yeah yeah love you too yeah
niko se mugo ibintu byose ubundi ukora ubiterwa n'iki he kandi se nakoze iki sorry sibyo yego ntiwongere kugira gute kumuhamagara sheri ntago nongera pe ushobora kumbwira impamvu wihakanye ababyeyi bawe n'abavandimwe bawe waje muri no nzu uvuga yuko nta mubyeyi ufite nta n'ugukomokaho n'umwe ufite urabafite cyangwa ntabwo ufite nyine urumva nari mbafite nakoreka ngusobanurire basi ukuntu byagenze urambeshye turabipfa urabafite cyangwa ntabwo ufite bisa nabyo ibiki bisa nabyo ufite abavandimwe cyangwa ufite ababyeyi mbwira nsobanurira ntabwo ndi kubyumva se baswatse kurakara nyine tukaganira wowe ntegeko ko ngomba kureactinga cyangwa ko ngomba kwitwara mu hano mu nzu ya data ndi kukubaza unsubize ufite abavandimwe cyangwa umubyeyi okay basi reka nkubwire nyine impamvu naje nkababeshya nari nzi ko nyine mwahita munyirukana mbabwije ukuri nyine biba ngombwa ko mbabeshya basi kugira ngo ume hano kandi rwose reka nkubwire ubundi se uriya mukobwa wabonye yambera umuvandimwe erega buriya nuko kaba kibomberetse nyiramana ni ishyano buriya reka nkubwire mu cyaro iwacu bajyaga bavuga karoga gusa umuntu wacuruzaga ubugoro urumva ataroga muvuga umuvandimwe wawe yuko ari we muroza ese ntago yandogaga uzi ukuntu yanduzaga atuma mama agira anyanga ese ntiyaneje icyangiro urangije uraza uraprankinga ibintu byose urabihimba ariko waba waradupangiye intego wari ufite muri runo rugo ni iyihe misiyo wari ufite niyo nshaka kumenya ubwo ntabwo ushaka kwinjira muri uno muryango urangije uzuprankinge yuko nta babyeyi ufite wose ubice ubashyira hasi urangiza uyice n'umuvandimwe wawe witwa ngo ni impanga yawe mbice si ubwo bushobozi base naba mbufite nabubona cyumvikana ni ukuvuga ngo uramutse ubwo bushobozi ufite wanabikora gusa nyine nawe urabyumva pe nari nabuze ikindi kintu nakora nabonaga umujinya mufite nawe ngerageza kukwereka ko basi hari ukuntu n'iki ugashaka kunaga hanze use nari kubigenza gute okay that's good oya nta kibazo ikindi kandi rwose Freddy ngereka nkubwire buranda umukobwa w'umuco umukobwa w'umutima burana navamo umugore mwiza nanakubaka urugo rugakomera urumva ariko irampanga yanjye kiri mu hano nta nubwo twashyira umugongo ni ikibazo ndetse tukagaturumbura tukakanaga hanze njye nawe tukitangira ubuzima bushya kungana bagaturumbura umva wanshinze ariko nakiyo reka aravumvura kagira ngo genda ufate twagushye twawe yaba ari imyenda cyangwa ibiki byose ufite ugenda ubirunda runde ubifate nk'umuntu watumbutse hanze y'igipangu uri kumva oya kandi sheri ibintu byo gusohoka inzu basi ndagoteka ntunzaneho ibyo bintu genda waretse kurakara ndavuze ngo ngaruka hano mpagusanga urambona ufate ibyawe uhita ugenda vuba ntabwo ubona ukuntu umukunda byose ni kiriya kigoryi urukundo utakunze ababyeyi bawe cyangwa umuvandimwe wawe ntuzaze ngo urunkunde ntabwo se ari kiriya gicucu cyane ceceka ngaho gira vuba pakinga ndebera n'ubu ngubu wasanga yaneje icyangiro ukaba uri kureba ugahita unyanga igoryi gusa shanyira muryenje shanga wirira muga sibyo rata nibyo shanyira watse kuriyo kuko ntabwo nyine mwabyumva oya humura muri bosi yakumvishe pe mukobwa wanjye wikomeza kurira sibyo wikomeza kurira
ngaho wirira. Komera. Hajya wambwiye ko witwa Iramana, uri nk'umukobwa wanjye. Niba koko inkuru wambwiye ari kumeze, utambeshye. Nukuri ntabwo rigeze mu beshye na kintu natakoze kugira ngo amundi ariko yaranze. Biriya byose bikaba byarakubayeho. Umura hano hafate nko mu rugo. Nkiyambikira akagofero. Hakuye wahise. Acha utani hapo. Uranyumva? Biriya byose bikaba byarakubayeho. Humura. Hano ni mu rugo. Umfate nka papa. Abandi ubafate nk'abasaza bawe. Uri kubyumva? Wifate nka muganga wawe. Nanjye ndari ujye umbwira ikibazo. Urabyumva? Wumve ko uri mu maboko meza. Icyo ushaka hano ntabwo uzakibura. Bose urakoze n'ukuri ko Imana yamujuriza kumera umugisha. Gusa ariko ndamutse nkubonyeho akageso akariko kose. Jya nawe tuzaba babiri. Ntabwo nihanganira abantu n'ingeso mbi. Ubwo nawe tuzatwaye batatu. Urumva? Cicika mukamvugiremo nawe. Ibindi ngaho ugenda utuze, urumva? Inkuru yawe uzayinkomereza ejo. Hanyuma basi reka pfukame ngushimire. Oya boss nagakenera ibi byose nyira. Icara boss n'umuntu mwiza twese ajya dufasha pe. Akaduha akazi nta kintu bitayeho. Uzapfukamira Imana yawe. Ngiye nshobora kuba ndi kiraro bakunyuje kugira ngo ugere aha ngaha. Sibyo? Sinjye kubona amarira yawe kandi njye mbona kamwenye. Mwese murakoze n'ukuri basi Imana izabamera ijuru. Buriya wowe hari ibyo boss njye atakubwiye. Njye uriya boss njye umuzi cyane. Njye ntureba njye navuye mu muhanda. Ariko kano kanya nawe ndi umuntu w'umugabo. Urumva? Uyu nguyu niwe ujya umubona uvuga ngo ni Imana y'u Rwanda. Soko murimo muranseka. Oya tuno turaseka iby'umusenza bari mu Aho wagiye ugabanyamagambo. Ibi nta kigenda kirara. Urabona abananga turi mu gahinda turi kwira. Wowe aho ngaho uri kugeza stories zisekeje. Simvugishije ukuri. Bose nk'Imana y'u Rwanda pe. Ntabwo ushinze ibindi. Nawe rero umve kugeza kwa mukunda abantu. Umve ko aha ngaho ugeze. Narakubwiye nyikubona mu minsi mikeya. Ni imodoka uzayitwara. Basi gato yanajya kunyica muzana bana. Oya kwica. Aho waretse. Shabirira. Bana bino bishati bya kuri uwo mwana. Ase waretse nkamuhoza. Mu kazi kawe. Aho nanze byiza. Sawa. Sibyo rata. Wirira. Boss njyewe ntanakubeshye. Kano kana kakiza. Nanakikondiye. Nyumvira amakote kwe. Makote. Aho wagiye ureka amagambo. Jya ku biro byawe. Wewe nazinkwe. Makote. Uramukunda suramoze. Wenda reka mbibwira hanga ariko ntajya wandi kumubeshya. Njyewe nabikubwirira imbere y'abantu. Makote ni sura mu Ntabwo nagusuzuma. Ariko nukuri pe. Sawa. Se muganga wamunyerekeye. Mucyumba. Yes. Ariko se ni Tukareba ko twamubonera n'indi myenda itarenge. Okay, sawa. Ngabikore. Tutikishe. Kiri cyeze. Nitara. Tugende ngiye kwitaho. Bose ndabikora nta kintu. Ko sitware nka wageze mu rugo sinakubwiye ko hano hantu ugomba kwafata ari matora singana gutya twe tugira abana babya. Iri umusego. Uzajya utegura ko ndatwite wanteye inda
urabizi ndagukunda kurusha ikindi kintu cyose cyabayeho ku isi. So rero mba nshaka ngumi iruhande, nkonesha amaso yanjye, mukoreho nyine ngo feeling. Ureba neza. Yego. Thank you very much. Gusa ibyo nkurebye njye ubwanjye itanimagine uko mu ijuru bizaba bimeze. Yeah, that's true. Shaka kabya shu. Oya ntabwo nkabye. Sibyo. Urabizi ko nkunda cyane pe. Kandi ntacyo bihindura. Okay? Ureba neza. Yego. Okay. Fred uri mu biki? Umbwije ukuri uri mu biki? Uzi umwanya maze magaze hano? Uri muri ndagukunda ukunda nde? Hey! Ako shiri. Karaga ko gukabona miki. Kanu kagaturage karaho ngaho kajabire gahora kunamya ajya akarwaye bwaki. Ukabona miki. Ubu yundebye ugahera hasi ukageza hejuru. Ungeranya na cya kigorye ngo ni impanga yanjye. Ego, kuryo ubwawe uramukunda biki? Ako si biki. Nawe biguteye isoni. Ukwezi kurashize kuva karaga cucu kakinjira muri runo rugo. Warahindutse. Ntundeba ntugira gute. Soko cy'ubishyira mu gaciro kwibuka yuko ari n'umuvandimwe wawe koko. Burare hari ibintu bijya binjya mu mutwe. Iyo mwese mutangiye ubanga umuvandimwe, mane muransaza pe. Wowe ukundana na Nyiramana. Wow. Akose kuba narota bigiye kuruke koko. Reka base nigira agashenzi bwa rimwe nkubwiza ukuri. Nta mukobwa uzigera gukura mu buzima bwanjye. Wowe Freddy, umusore nkunda. Niba utekereza yuko uzagenda ukava mu buzima bwanjye, ugakunda n'undi mukobwa, byibagirwe. Kunona mbanzuri gatumwa se gusa. Nese base urashaka nziyahure. Urashaka kumbona nimanitse mu mugozi nk'iyahura. Ndetse uvuze ibyo ngibyo. Gusa ko ngukunda koko. Unkunda gute uri murarota irandaya iri gura mukobwa n'indaya sinzi impamvu utabibona. Cyo buraya tubyeho ariko ngiye uzi yuko ngukunda. Nyiramana cya kigoryi mwita impanganye n'indaya. Nese sozi ko inzozi zikora ibyazo. Harega kuba narota nese ko umuntu rota afite amafaranga yabyuka akayabura. Igisobanuro cy'inzozi nyine. Ibyo rota biba bisobanuye yuko atari kwabigeraho. Kandi nanone ibyo wifuza sibyo ugeraho. Nuko inzozi. Nta buryo urota unavuga n'ibyo bisekeje kandi. None si nimba ari yo ngeso yanjye ubu nayo nyizire nimanika. Ndota mvuga n'igihe hari n'igihe ngenda none. Ako shu basi wazaza undeba. Nukuri mba nkubona sheri. Ntabwo mbona no kuri kw'Imana. Aho utekereza kuryama ukarota inshinzi y'umukobwa. Nyine se basi waretse nkaryama. Mugengewe nta n'umunsi warimwe urankora no kwibere. Gihe cyose uri kunaga hirya. Hari ibisasu mba ndimo ndagusaka, mba nkora ibere ndishaka hiki. Hari imisiyo y'ibere ndiho. Naguze ukuntu mu cyaro ba Claude banyingingaga reka dukora ariko wowe mba nari kuzaniye. Ibyo bya Claude ne bitoranye nyine. Ari gukora kwibere gare yuko uburisika yuko ushobora no gupfa. Urabona apfa. Aho nyumvira umuhungu muzima. Ntabwo nakwipfira nageze. Ahubwo muzima ngo yapfa no kuri kw'Imana. Basi koraho ubukoraho urebe ko ari ikintu. Oya. Siza. Akurabizi. Nani ndagukunda pe. Uretse nzi. Ngiye gukora akantu muri ino nzu. Shari simara nkubwa ko ngukunda. Ugiye gukora ibiki? Hari umunsi ntakubwa ko ngukunda. Singiye singukunda. Hari ikintu ntakora. Simba nibombaritse nigiza kamarayika nigiza kana keza. Kira kigorye kira araza kunsobanurira impamvu atuma umurota.
do ndarahiye akoze nanone Faka ese niwe umuyobozi w'inzozi zanjye wagiye ureka ibyo bintu nyiramana iri joro ngaho nyumvira n'abantu bazira ubusa ubu nyaramana ajya kuzira ibyo nari niryamye hano simbikubwiye kandi ntiwongere kwitambika mu ntambara zanjye nawe nitambika se ahubwo wowe ukumva utari kwitambika mu nzozi zanjye nanjye bwite ni gutemera kumurota ibyo n'ubundi uriya mukobwa araroga do okay sheri basi ni satani wari ubiteye ni satani wari ubiteye antera mu nzozi zatuma amuzana sibyo byumve ryama ugume mu nzozi zawe ryama ugumurote uramurozi nawe ntukaza uza kunyoborera hano mu rugo karamba baby sheri unyita sheri saruko naraka